ndenganura abantu audience ngiyi bandike muri comment bakotinga amagambo wavuze ku giti cyawe mwandike muri comment ni wumva ibi ngibi bikwiye icyo tugusaba rero ni kimwe you have to stop muri comment usome comment ibyo bandikamo ngiye ntabwo njya iruhande none se Godfather umukobwa avuga ngo yamusangiraga shaka gutaha nyuma ngo Karedi yaramusohoye bikamubaza okay ibi ngibi byo kabiraza kubisobanura ndatekereza nta bihuriye so tugende gato rero Karedi ibyabaye ni gute ibintu byabaye kuri Maureen bikaba kuri ntuza kuri Nicky hano ndi kwakira izindi message kaze nzikwereke ndazidarapano kaze nkwereke izindi message z'abandi uyu nguyu aragira ati give me a second niho ndi kabisa ndi kubumva reka turebe hano uyu nguyu yaranditse ngo Karedi Karedi mumuhe ukuri namubwiye kenshi niko bimeze nanjye namugiriye inama aranga kabisa uyu nguyu ni ndetse amenyarinde uyu bamwita Shema Adi Prince uyu Shema Adi Prince uramuzi yakugiriye inama hanyuma arongera ati ntawe mani yabigize umucyo uretse gato yabigize umucyo ashukisha abantu imyenda njyewe yampaye akazi ngo njye kumukorera video kumbi yashakaga gukora prono tapfuye so tugende gakeya what yego reka uretse gato izo message ni ibyo kwandikira kanze nzishire hano nzizane nese waretse nkabanza nkavuga nanjye kwambwiye ngo urampa umwanya waretse nanjye nkavuga uretse gato ndaje imbere yuko uvuga so abantu muri comment ndashaka kujya mwandike icyo nkubwira ni iki ngiki rero wa mugabo we ibyo bintu urimo ibyabaye kuri Maureen bikaba kuri uyu ninde wundi bikaba kuri Nicky ngenda niba wavuze ko ushaka ko ukuri gutangwa siko bimeze ntabwo ntanga ukuri ngendeye ku marangamutima nese mbere yo gushyiraho kuri waretse nanjye nkabanza nkavuga ukumva opinion kandi wamaze kuvuga ariko ndaje ngo umwanya navuze kandi wambwiye ngo ndeke kukuvugiramo Godfather ngo umwanya uvuge yego ibi dukurikije ibyo tufite hano imbere yacu ntabwo turi abacamanza na audience iraza ku yazanga nta muntu wo muri audience bafata Godfather wakumva impande zombi kugira ngo ubone umwanya uvuge wa mugabo buri hano tugendeye ku byo watubwiye nibyo ugiye kongeraho n'ibyabaye ibyo wakoze n'ishyano nagahoma munwa ushaka abantu basaba imbabazi ntabwo bikwiye ntabwo ushobora gufata n'abakongo bagira ibikoresho byawe uze usohore saa 8 za nijoro wongera mbere niyakwibwiriye ko namusabye imbabazi bikara nyine niyo mpamvu ndi kukubwira gutya nyine reka nibyo mbikireho umucyo so bishireho umucyo yego ibintu nikavuze utaravuga mwama ijambo gato oya ukamanza okay nashakaga ko muzamura Jackson nimba nta kibazo kuko nawe numva kesi yarayiremo okay sawa go mu YouTube Jackson zamu ngahisha mboni ryawe ibintu nikavuze umvisha hari ahantu avuga ko iryo joro aza kundeba yasinze twaryamanye ariko suri muzima uretse navuze ko ngiye na Nicky twari tumaranye 2 weeks uri kumva ibyo bintu kuba twararyamanye twabikoze uretse wumve se Godfather navuze ko twabikoze twaryamanye ariko ngiye ntago nari gufata umuntu mbona wabaye gutyo ngo ngiye kumusambanya nawe nabyo mu byo avuga nta nibyo ikimenyimenyi uriya mwana nubwo bamuzanyemo bagakina ama voice ibi bintu yari yaranabyibagiwe nuko yari yaranambrotse nkuko nasabye imbabazi Maureen nawe nashaka kumusaba imbabazi ngo Jackson aramubwiye ati uzampuze na Nicky musaba imbabazi ibi bintu byari byararangiye nuko bakoze live bakabigaruraho bakongera bakabigarura n'ikimenyimenyi wakoze live kuba naramusohoye nta nubwo yavuze ko namusohoye saa 8 yagiye mu masaa 5 saa 6 kandi ntago nigeze mufata ku ngufu sibyo kumusohora nabimusabiye imbabazi kuba naramubwiye ati sohoka kandi Kigali nakubwiye ko Kigali gendwa ntago ari muri Kongo ngo umuntu ngagiye ninjoro baramufashe cyangwa baramwisha namusabye imbabazi yanabyivugiye so amakosa ngenda yemera Godfather yo kuba narabasohoye sibyo ndanayasabira imbabazi na audience iri hano yose mu mbabarire nakoze ibintu bya kibwa
n'aba inshuti zanjye Jackson na Nicky nabona nyuma yaho narababwiye ati mumbabarire baranenze n'ikimenyimenyi baranakinyangira icyo kintu. So ntabwo nabona abantu barenze bangahe twabanaga muri groupe twari inshuti banyangiye ikintu ngo mvuge ngo ni ikintu kizima nakoze. Oya ni amakosa narabyemeye. Ariko ngiye ikintu ndi kuvuga ahangaha Godfa wivuga ngo mwivuga ngo buri muntu wese nareke kuza kubwira ibintu bitewe n'urwanga afitiye umuntu cyane kugira ngo ashyushye inkuru ngo ubiha agaciro. Ngiye nasabye imbabazi n'abari hano mbasabye imbabazi ibintu nakoze na amakosa na Nicky ndamwegera musaba imbabazi icyo kintu ntago kizongera kubaho. Murakoze. Exactly. Stop being man. So ibi ngibi nibyo tuba dushaka kubaka audience n'umuryango muzima. Ntabwo umuntu kuza ikintu mugomba kumenya n'abasore muri ahangaha, ntabwo umwana w'umukobwa kuba yageze mu rugo rwawe cyangwa yageze mu nzu yawe umufiteho uburenganzira. No, aracyafite uburenganzira kuri we, aracyifiteho uburenganzira, ntabwo aba ahindutse igikoresho cyawe. Iyo nzu yawe yinjiyemo ntabwo ahindutse imfungwa ku buryo umugira igikoresho cyawe ukamukoresha icyo ushaka. Urimo kunyumva? Ibi ngibi niyo mpamvu navuga ngo ntabwo ibi ngibi ari ibintu twagombaga kwihanganira. So icyo twavuga ni iki? Ayo makosa uri kuvuga wemeye, niyo mpamvu wumvise ntagiye ku ruhande rwawe. Ntabwo nagiye ku ruhande rw'umuntu wakoze ibikorobero nk'ibyo. Ibyo wakoze ntabwo bikwiye, biteye isoni. Niyo mpamvu nkubwiye ngo